You gotta go question him up. Question Barante. bahageze Se niba ari abatuye namwe ariko barazifite we turabinjira utamaze kwiga none ko twavumbye henshi turabinjira uzi ukuntu ibintu bigiye kugenda si nanjye muzehe kwizi tugiye gushaka ukuntu dufata akayira keza noneho ku buryo dusanga ameza yuzuye batanze amakarita yo kwinjira ntabwo bapfa kwinjira muri kiriya kirori batanze amakarita hari utuntu bagiye batanga ahubwo ni ukumenya sekirite ninde tumukubita makeya turabona amafaranga urumva tumukubita makeya winjira hanyuma turagenda hanyuma inzoga ni nyinshi ndasima we uyu munsi ntabwo ari byo gusengera kwa Bukengeri n'ikizira ni ikosa uyu munsi no kwa David ntabwo ari bumbone mu kabari shinga kabandi nagiye muzehe kwizi yampaye imwe muzehe kwizi dore hari sekirite Mujya sekirite muramukubita kandi bavumbye ibirori byinshi wa musaza uyu munsi ni kuri Sevarante rero kuba nk'uko iki kirori ndabona kiri kunje yakubwiza ukuri muzehe kwizi ntabwo bayinywa reba kare gasubite uri hagati yewe nimara kugerayo icyo baragira uko babigenza ufite amafaranga agiye ko mfite icyo nyuma amafaranga tuba tuyagendana kuko uwo musekirite bitebye ko hano n'iki wowe ufite icyo kibazo hano hajya abantu bishyuye wowe tubwire n'iki gisabwa kugira ngo ikintu bisaba amafaranga ibihumbi bitanu amafaranga bitanu yanyweye umwaka muzehe kwizi muhoza ndamusengera n'iki muzehe kwizi rero uranyumva neza ye nk'umusaza urabona ukuntu ndi umubozi amafaranga ibihumbi bitanu mu busenda n'umusuriro uvuga amafaranga makeya bakugurire byeri tujye kwivumbira muri Sevarante hariya niba atabishoboye nabwo ibyo byose bihakane yewe rero aka kabari karahenze nta byari wawe ni munsi ya bitanu tuze kabahe bateye ubwoba bageze kubi ako bari muri Sevarante sha ntabwo uri kubireba utaga isaso reka mwe amafaranga make yo kwirebera Sevarante urabyemera arimo byerari senyisa yampaye nkata muze kwimumbwiriza ubu rero tuvugana rwose bakunkubitira amafaranga makeya hanyuma tujye kwivumbira muri Sevarante nibyo utaga isaso yavuga reka nkubwire rero wa musaza hano ntabwo bacuruza ifege izo senyisa muri kumpa nanjye wabona ko nta mwifege wanjye hanyuma se cyumwa ni igiki njyewe byeri njye muzehe kwizi rero reka nkubwire urayemera cyangwa n'ubundi dutambika tugende tujye kuyinywa n'ubundi wowe reka ngenda none twadufata twese hanyuma we ya papa ndaje uretse gatoya uretse gatoya uretse ariko utari Rwanda yiwe yampaye ibikira uretse mwereke uretse ariko ubu rero bamwereke kagiye gukubite mwereke muzehe kwizi njyewe muzehe kwiza amafaranga ndayahora ndashaka akira yewe n'ubundi ndabona mwazanye amahane komeza mwishajabi sureba ampaye nka data abavumbyi noneho nzabakizwa n'ikira ampaye nka data ariko n'abo musanzemo ndabizeye wanjye ntayo babaho ntazo babaho ibyo mwigira byose nabo ndi kubareba ndabona ari utugegera dutereye aho ntayo babaha pe ngani mugende mwijajabire mwokabyaramwe mure ko hari icyo babamarira yari utaga isaso nzi kuvuza nanjye muzehe kwizi no kwa perezida nzafumba umunsi ndasenga kumva none yerite byaje nyine mbona muzamuterura bite byaje nyine batubwiye hano ko muri kuvumbisha abantu inzoga hano ntabwo oya umva se iyo habaye Sevarante abantu bose mwatubabariye none se umva nyine twumvikane erega burya ahantu ibintu byo kuvumba muri byo Kigali biracyabaho abantu n'abaha ariko bari guteka umutwe nanjye bambariza ninda mu kivumbizi iki gihe muri Kigali ubundi baravumba ariko mwatobaye tukivumbira abavandiko kwekeza mutabanye ariko icyo nzi neza nubwo ari mwituze kabari Imana asa neza ariko nta kibazo umuntu yahanywera abasanga Frank isize gazi biramana ko ni umuco wa Kinyarwanda ariko
ako muzendebera nk'ibikweto wambaye n'ibyo nzajya wabitoragura Oya, niba je- mwasohokana ngashyira we muza muteza iki nicyo kiranga umuntu wakize ufite amafaranga musubire ahantu mwaturitse tutabamenya Oya, njye muzehe tubahamagara abasekretari cyashere reka tubihore ndabona numva adashaka abantu baba bari no mugende gake se mugende gake none ngiye kuyinywa muzehe kwizi noneho ndahembuka mugabanya amagambo mushyiramo n'akantu tumiza amarawundi mushyiramo n'akantu waya buretse mugere ugomba gushyiramo n'akantu ariko se reka tunywe ariko namwe mugure icupa ariko muzehe wakarabye kuri kunuka kandi koko muzehe kumva uri kunuka akantu k'agahuru aha njye muzehe kwizi nta kibazo ubwanwa bwanjye ndashaje yewe rero uburyo mvumbamo ndababyinira mungurira agacupa uzi kubyina se kubi nubyina neza nibwo turagutamo wallahi tuzajya tugura inzoga mutubyinire mani izo renge ntabwo zadufata bro bagura akantu tumwe reka ntabwo twabyemera mutemo akarangiza ibintu ntabwo bishoboka reka nyine niba muzi kubyina mwatubyinira nta kibazo natwe mwatubyinira tukanywa munsi kuri sevara ako sheri ubu barabyina gusa nta n'akantu badutayemo nisubiye ibisazo bizi kubyina wansabiye bagenzi ko ngewe ndabyinnye ku bwa kera za karande zose ndazicagacana kazibaje ni ukuri pe ni ukuri ngera utagayisasa ntabwo wumva kwica natwe bagenzi banjye ntibabyemera wowe rate nta kuntu wabansabiye nibaguha umwanya turagura icupa narira tubyinire uriya musore azi kubyina ariko nanjye ndamufasha nta kibazo ndamuzirika njyewe buri muntu wese akavuga ati muzehe kwizi nubwo ashaje ariko muzicara wumva sheri atari sheri ndagukunda cyane reka buriya ndagukunda nuko utabibona burya se urabona ruguru hariya mu mujyi wa Mutaho akubiye n'akabizi ntabwo ari akarabo ako arakazi ushaka se ako nakuzi se wumva ako ndakaguha twikinze ahantu okay it's okay nta kibazo mfite muzehe washize ubona aho uvumba ntabwo ni muzehe baranje ubona bagwaye nini burica cyane rwose nanjye kaze mbicara aha uko bamwoko se reka bakuzanira agatebe mufasha zanira utubamwoko agatebe yicareho nawe ambwirwe nta kibazo reka nkazane muterera ahangaha ari ukubamwoko ariko abavumba mwabonye ijambo hano ntaye nka dani isonga umuntu aravunda bikagenda kakira mbanza nk'uvumbye ahubwo jyewe kubera ko hari ikibazo se uko musore uri kuvuga ngo ni gakeya kuko wagabanya kimwe ari gake wagiye kuvuga ubwo nyine hari ikigezweho abandi bagezweho radiyo se ko mba nayizaniye wigira ikibazo wowe gusa muze mbatemu muze